Vestine na Dorcas baririmbye mubukwe bwa Daniel na Ladouce. Sibo babwitabiriye gusa kuko harimo Idiriss, Irene, umukuru wa Vestine, mama Vestine, Linda Priya n'abandi bastari bagiye batandukanye uza kubona mu kanya mu mashusho. Yagize ati ubwo nakira Ladouce wacu atorwa igitaramo ndetse yizihirwe n'ibyiza. Twese twicaye MC yagize ati ndetse tuze kubakomera amashyi menshi cyane bakirwe hano, ndabizi neza kubabona muraza guhaguruka ntabibasabye. Twakomeje kwibaza abo bahanzi abari bo hamwe n'abageni, twese twahise dutungurwa tukimara kumva ari Vestine na Dorcas. Nk'umugaragu w'ibyegeranyo by'ejo hazaza nakomeje kureba akantu ku kandi ubwo abandi bose barimo baririmbana na Vestine na Dorcas. Naje kunaga akajisho hirya mbambonye Irene arimo amwenyura, abona abana be barimo baririmba, ariko si bakiri abana kuko umwe ni umubyeyi. Naje gukomeza kwitegereza nkebutse gato mbambonye umutware wa Vestine, nawe nk'ibisanzwe ntago yasekaga. Gukomeza kureba mbambonye mukuru wa Vestine nawe yahimbawe hamwe na mama we. Ibyo byose nakomeje kubireba mbambonye na ya saha y'agatangaza Apple ya Watch Series 7 ku kaboko ka Dorcas. Imwe ya saha yavugishije benshi ndetse n'abasobanuriyeho byinshi kuri ya saha. Nubwo narebaga byinshi mu minota mike cyane, nahise ntungurwa ncyumva Dorcas ahaye mikoro Daniel. Vestine nawe ati akira Ladouce. Yabatunguye nuko twese twumva n'abamajwi yabo ntacyo twaye. Ibyakomeje kuranga ubukwe byari byinshi cyane. Benshi rero bari bakumbuye Vestine ngo mu myambaro myiza cyane kandi akeye nk'umumama w'umusirimu. Ibi kandi bikomeza gushimangira ko Vestine na Idiriss kuri ubu bibera mu Rwanda, bitandukanye n'ibyo benshi bavuze ko baba barigendeye muri Burkina Faso. MC wayoboye izi gahunda yongeye gufelicita Vestine ndetse nawe uherutse gukora ibirori nk'ibi nyine by'ubukwe ubwo yashyingirwanaga n'umukunzi we Idiriss. Nk'uko nabo bari baje kubashyigikira, ni nako nabo bombi na Idiriss baje gushyigikira Daniel na Ladouce. Bishimye abari aho babaha amashyi maze abageni babashimira babahobera, ubundi maze nabo basubira mu myanya yabo. Nguko uko batashye ubukwe ku nshuro yabo ya mbere nyuma yo gushyingirwa, ndetse ibitabira n'inshuro ya mbere Vestine na Dorcas bongeye kuririmba mu ruhame nyuma y'ubukwe bwa Vestine na Idiriss. Ese umaze kureba iyi video ugasanga Vestine na Idiriss bibera mu Rwanda ubise ubyakira ute? Tubwira hano hasi muri comment. Muri ibyo byose rero ubaye ari ubwa mbere wisanze kunyura umugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, Wakanda Daily Official, nagusaba gukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera, ubundi tukajya twibanira umunsi ku wundi. Njye nyita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.